neza ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo abakunzi badufite Imana TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nari mbakumbuye kandi nukuri ndabishimiye cyane aho muherereye hose, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari muri South Africa, abari muri Canada, ndavuze ngo Imana ibahumugisha kandi ndabishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose reka tubanze twiragize Imana. Imana iba yaturinze, Imana iba yabanye natwe, Imana ihora iturinda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka tubanze dushima Imana ko yaturinze kandi twaramutse amahoro. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Imana. Tugushimiye kubw'urukundo rwiza udukunda atari uko dukwiriye. Turi abanyabyaha, turi abanyaminwa yanduye, turi abanyamafuti, ariko ukaturinda ukatugirira neza. Izina ryawe rihimbazwe Mwami Imana, turagushimiye. Tugushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Uhimbazwe Kristo. Ndagushimiye ko warinze buri muntu wese, warinze umumama hare, urinda umupapa, urinda umumama Mana, urinda abasore n'abakobwa. Turagushimiye Mana, ni kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turagushimiye rero kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Reka Mana ribohore abantu bawe Mana. Reka ijambo ryawe rikize, reka ijambo ryawe rikureho ingoyi, reka ijambo ryawe rikureho ibitavuga Imana byose. Abantu bagendere mu mudendezo wawe, bishime, bagira umunezero. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo hamwe ku musaraba igorogota. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Ni bice bibiri, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Haleluya. Akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe. Kabiri, uvunagura azamukiye imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira kenyera ukomeze, iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo nk'icyubahiro cya Isiraheli. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Uyu ni umuhanuzi Nahumu. Imana yari imuhumekeyemo kugira ngo ahumirize ubwoko bw'Imana. Nange mpagaze hano nk'umuhanuzi uguhanurira kugira ngo humura, nubwo hari ibyo uri guhura nabyo bikomeye, uhumure. Ijambo ry'Imana tubwira ngo, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Haleluya. Amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Uwo ni Kristo. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo, dore mu mpinga z'imisozi, dore aho utuye, dore ahantu uba, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Haleluya. Uwo ni Kristo wadutsindiye, akamamaza iby'amahoro. Aravuze ngo, Yuda we, Celestin we, Donati we, Liliane we, Mugabo we, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Reka nkubwire, umunyabibi yanyuze iwawe asigara hari ibintu akoze bikomeye ku buzima bwawe, ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo ntabwo azongera kunyura iwawe ukundi. Reka nkubwire, uburwayi ntabwo buzongera kunyura iwawe ukundi, ibibazo ntabwo bizongera kuza iwawe ukundi, kuko umunyabibi atsembweho pe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ijambo rihumuriza abantu bari barushye, bari baremerewe, ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo higura imihigo yawe. Yesu ashimwe. Higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe ukundi atsembweho. Haleluya. Atsembweho. Haleluya. Umurozi wakugenzaga atsembweho,
umunyabibi wakugenzaga atsembweho, umunyamagambo wakugenzaga atsembweho. Haleluya. Umunyabibi ntagazongera kunyura iwawe kuko n'Imana ibivuze. Haleluya. Umurozi ntazongera kunyura iwawe, uwakurwanyaga ntazongera kuza mu buzima bwawe, atsembweho pe. Haleluya. Haleluya. Tokerebo zenebo ravasikerebo. Ndakubwiye ngo hari umunyabibi waruze ku buzima bwawe, ariko Imana yavuze ngo ntagazongera kuza ku buzima bwawe. Humura komera, nubwo wabonaga bikomeye, humura komera. Umunyabibi ntazongera kuza mu buzima bwawe. Umurozi wakugenzaga, haleluya, amadeni yari mu buzima bwawe ntazongera kuza mu buzima bwawe kuko Imana irabivuze ngo atsembweho. Yesu ashimwe. Ndanezerewe cyane kubwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka nkubwira aho uherereye hose wari ufite ibibazo, umutima wawe warubabaye, ariko reka nkubwire Yesu aravuze ngo ntabwo umunyabibi azongera kunyura iwawe, ntabwo umunyabibi azongera kuza mu bana bawe, ntabwo umunyabibi azongera kuza mu kazi kawe, ntabwo umunyabibi azongera kuza mu byo wakoraga ukabona ntabwo biriho bigenda. Umunyabibi Yesu amutsembweho, Yesu amukuyeho, Yesu aramwirukanye kubw'imbaraga z'Imana, kubw'ubutware bw'Imana. Yesu amukuyeho. Hari imbaraga zakurwanyaga, Yesu azikuyeho. Hari imbaraga zazaga mu buzima bwawe, wararaga mu buzima bwawe mbese ukarara, mbese ubuzima bwawe butagenze neza, ubuzima bwawe butari kugenda neza, ariko Yesu agarutse mu buzima bwawe, yongeye kuguhembura, yongeye kukugirira neza. Humura mwene data, nubwo wabonaga nibikomeye, nubwo wabonaga bigoye, ariko hari umunyabibi wazaga mu buzima bwawe ntazongera kunyura iwawe ukundi. Amen. Mwemere tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Mwene data warubabaye, mwene data warufite agahinda, ariko Yesu aje mu buzima bwawe. Arakubwiye ngo umunyabibi wakugenzaga akuweho, umunyabibi wakugenzaga avuyeho, akuweho mu buzima bwawe. Ugiye kongera kugira umudendezo mu kazi kawe, ugiye kongera kugira ibyishimo mu kazi kawe, ugiye kongera kugira umunezero mu kazi kawe, ugiye kongera kugira umudendezo. Hari umunyabibi wakugenzaga akuweho n'imbaraga z'Imana, atsembweho. Haleluya. Humura rero mwene data, komera, kenyera. Haleluya. Mu buzima bwawe wongere wiyongeremo imbaraga zo gukorera Imana. Haleluya. Yesu arongeye akugarutseho mu bundi bushya. Amen. Twasomye ku murongo wa 2 havuga ngo uvunagura azamuka imbere yawe, komera ku gihome, rindi inzira yawe, kenyere ukomeze, iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Mwene data nikubwira ngo iyongeremo imbaraga y'ubutwari, iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Wongere ubane n'Imana, wongere uhagarare ku munara w'Imana, wongere uhagarare uvugane n'Imana. Imana hari ibyo yakubwiye byinshi, hari isezerano yaguhaye. Wongeremo imbaraga zo kongera gukorera Imana, wongere ujye mu nzu y'Imana. Ntibirashoboka ko waravuye mu nzu y'Imana bitewe n'ibibazo wahuranaga nabyo, bitewe n'ibicantege, ariko ni ukubwira ngo iyongeremo imbaraga ukorera Imana kuko umunyabibi wari mu buzima bwawe Uwiteka mutsembweho, Uwiteka mukuyeho. Haleluya. Komera ku gihome, komera kuri Kristo Yesu. Haleluya. Iyongeremo imbaraga wa mugabo we, iyongeremo imbaraga wa mama we, iyongeremo imbaraga wa musore we, iyongeremo imbaraga wa mukobwa we, ahantu uherereye hari hose. Yesu aravuze ngo umunyabibi wakugenzaga akuweho n'imbaraga z'Imana. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Amen. Haleluya. Hano hanejeje ha 2 ku murongo wa 3 haravuga ngo Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe, Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe. Imana ishimwe. Haleluya. Jambo ry'Imana ngo Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo. Yesu ashimwe. Ntabwo uyu munsi ari Yakobo uriho, uyu munsi hariho Mugabo, uyu munsi hariho Eliyane, uyu munsi hariho Scovia. Haleluya. Reka mubwire bari batakaje icyubahiro kubw'umunyabibi wakugenzaga, kubw'umunyabibi wakugenzaga mu buzima bwawe, ariko Uwiteka aravuze ngo agaruye icyubahiro cyawe ku buzima bwawe. Icyubahiro waratakaje mu kazi kawe, Uwiteka arakigaruye. Icyubahiro warateye muri famille yawe, Uwiteka arakigaruye. Reka mubwire Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe wa mugabo we. Reka mubwire humura, wa mama we humura, wa mukobwa we humura, wa musore we humura. Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe watakaje. Haleluya. Uhimbazwe Yesu.
muri department wakoragamo mu buzima bwawe bwa buri munsi wari waratakaje icyubahiro, ubwiza bw'Imana bwarakuvuyeho, igikundiro cyarakuvuyeho. Ariko reka nkubwire kuko Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe, igikundiro kiragarutse. Kuko Uwiteka agaruye igikundiro, haleluya, Uwiteka agaruye igikundiro ku buzima bwawe. Kuko umunyabibi wakugenzaga apfuye, kuko umunyabibi wakugenzaga avuyeho, kuko umunyabibi wakugenzaga Uwiteka aramuhiritsa amuvanyeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire icyubahiro cyawe kiragarutse, mu muryango icyubahiro cyawe kiragarutse, mu bana bawe icyubahiro cyawe kiragarutse, mu bavandimwe icyubahiro cyawe kiragarutse. Kuko umunyabibi wakugenzaga, umurozi wakugenzaga akuweho, atsembweho kubw'imbaraga z'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Turashimira Imana ko umunyabibi wakugenzaga akuweho. Turashimira Imana ko umunyabibi wakugenzaga mu buzima wakuweho, umunyabibi wakugenzaga mu buzima akuweho kubw'imbaraga z'Imana. Bene data, ahantu hari hose muherereye, mwongere mwizere Imana, mwongere mukomere ku gihome, mwongere mukomere kuri Kristo Yesu. Kristo niwe mbaraga zacu, Kristo niwe buzima bwacu. Ongera ukomere kuri Kristo Yesu, kuko umunyabibi akuvanyweho, umunyabibi agukuweho, umunyabibi wakugenzaga avuye mu buzima bwawe. Ugiye kongera kugira umunezero, ugiye kongera kugira ibyishimo, ugiye kongera n'Imana, ugiye kongera kumva ijwi ry'Imana, ugiye kongera kugira ubusabane n'Imana. Abari baragiye barakugarukiye, abari barakuvuyeho barakugarukiye, imiryango yari yagutaye irakugarukiye. Ugiye kumva baguhamagara bakubwira ngo tubabarire twakugiriye nabi, tubabare twaragukosereje. Kuko umunyabibi wagenzaga ubuzima bwawe apfuye, kuko umunyabibi wagenzaga ubuzima bakuweho n'imbaraga z'Imana. Zamura ibiganza twongere dusenga Imana, wongere wizere Imana, kuko hari ikintu Imana ikoze mu buzima bwawe. Hari ubuzima bwari bwarapfuye, Imana yongeye kuzura. Hari ubuzima bwari bumeze nabi, Imana yongeye gushyiramo imbaraga, Imana yongeye guhumekera mu mwuka wayo kugira ngo ugire ubuzima. Haleluya. Kuko umunyabibi, hari abanyabibi ni benshi. Abarozi ni umunyabibi, umuntu wakwangaga ni umunyabibi, umuntu wakugenzaga mu kazi ni umunyabibi. Ariko Uwiteka amutsembweho, Uwiteka aramutsembye, Uwiteka amukuyeho. Ongera ugire kwizera, ongera ubane n'Imana, ongera ugaruke mu nzu y'Imana, ongera ugirane ubusabane n'Imana. Kuko Imana igaruye icyubahiro cyawe mu buzima bwawe, Imana igaruye icyubahiro mu bana bawe, Imana igaruye icyubahiro mu kazi kawe, Imana igaruye icyubahiro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wa muganga w'ahantu uri, Imana igaruye icyubahiro cyawe mu buzima bwawe. Ongera wizere Imana. Imana ni inyembaraga, Imana ni inyembusho, mbese ifite imbaraga mbese muri twebwe ifite ubutware, ifite ubushobozi. Reka dusenge Imana. Ongera ugere kwizera, ongera ubane n'Imana. Reka dusenge Imana. Mana nziza, ndagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura mu buzima bwacu, umunyabibi atazongera kunyura mu buzima bw'uyu mumama, umunyabibi wagenzaga uyu mugabo atazongera kunyuraho. Haleluya. Kandi ugaruye icyubahiro yari yaratakaje Mana ahantu hari hose mu buzima bwa buri munsi, mu bucuruzi, mu buvuzi aho yakoraga. Kuko umunyabibi wamugenzaga uvuze ngo atsembweho, uvuze ngo umukuyeho. Ndagushimiye Mana kubw'ineza yawe, kugaruye icyubahiro mu buzima bw'abantu, ugaruye icyubahiro mu buzima bw'abamama, ugaruye icyubahiro mu buzima bw'abagabo, ugaruye icyubahiro mu buzima bw'abakobwa, ugaruye icyubahiro mu buzima bw'abasore. Turagushimiye Mana kubw'icyubahiro cyawe ugaruye mu buzima bwawe. Uhimbazwe Mana. Ndagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Ukomeze ugire neza abantu bawe, ukomeze ubiteho, ukomeze ubaha umugisha mu byo bakora byose Mana. Basabiye umugisha mu byo bakora byose Mana, basabiye umugisha. Haleluya. Kandi Mana basabiye umugisha wo kuzakubona. Haleluya. Urakoze Mana. Ndagushimiye kubw'izina ryawe Yesu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo hamwe ku musaraba i Golgotha. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen.